Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure turi kumwe n'Imana mu butumwa buri munsi. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho none kuwa kane w'icyumweru cya 30 ubwo duhimbaza batagatifu Tadeyo na Yuda intumwa, none tariki 28 Ukwakira 2021. Isomo rya mbere ryo Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 2 umurongo 19 kugeza ku 22. Bavandimwe, ubu muri Kristo Yezu ntimukiri abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo mu rugo kumwe n'abatagatifujwe mu barirwa mu muryango w'Imana. Muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwe akaba ibuye rishyigikira. Ibimwubatse hose byose bizamuka bisobekeranye neza, bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani. Namwe kandi niyo mukesha gusobekwa kuri iyo nzu imwubatseho, kugira ngo muhinduke ingoro y'Imana ku bwa Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikamenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru nta n'amagambo, kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo 12 kugeza ku 19. Muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi gusenga, ijoro arikesha asenga Imana. Bucya ahamagara abigishwa batoramo 12, abita intumwa. Nibo baba Simoni yise Petero, na Andereya murumuna we, na Yakobo, na Yohani, na Filipo, na Baritolomayo, na Matayo, na Tomasi, na Yakomwe na Rufeyi, na Simoni bitaga Murwanashyaka, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikariyoti, wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yezu amanukana nabo, ahagarara ahantu h'igisiza, ari kumwe n'abantu benshi bo mu bigishwa be, n'abandi benshi bari baturutse muri Yudaya yose, ni Yeruzalemu, no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo ku nkombe y'inyanja. Bari baje kumwumva no gukiza indwara bari barwaye, n'ababazwaga na roho mbi bagakira. Kandi rubanda rwose rwaharanaga kumukoraho, kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Amen. Ntore z'Imana, Yezu Kristo araduhamagara ngo tumwitabe karame, maze adutume. Hamwe n'amasomo y'uyu munsi duhimbazaho intumwa Simoni na Yuda, turazirikana ku bubasha bw'isengesho mu butumwa. La puissance de la prière dans l'apostolat. Ngo umunsi umwe umubyeyi aherutse kuzana amazi, ngo padiri aramuhera umugisha. Ayo mazi yarari mu kajerekani apfundikiye. Nuko wa mubyeyi ngo ageze imbere ya padiri, ashaka gukuramo umupfuniko, arwana nawe ari kuramunanira. Nuko padiri amubaza impamvu ari kurwana n'umupfuniko kandi utari kwemera. Umubyeyi aramusubiza ati, ni ukugira ngo umugisha ujyemo wose, buriya umugisha ntiwajyamo akajerekani gapfundikiye, ntaho wanyura. Mubyeyi, umugisha ntaho wanyura akajerekani gapfundikiye. Nuko padiri aramubwira ati, isengesho ni ibintu bitatu by'ingenzi rikora: objet, sujet et intention. L'objet ni ikintu, nayo mazi nyine uje guhesha umugisha. Le sujet ruhamwa, nuyaha cyangwa n'uyahesha umugisha. Et l'intention ni icyifuzo, ni intego, icyo usaba cyangwa usabira, ni uwo mugisha nyine. Akenshi twebwe abantu turi ku isi dushobora kubona objet, icyo kintu kigaragarira aya maso yacu, ariko muri lo sujet ruhamwa, za ruhamwa zishobora kuba nyinshi. Hari wowe, hari padiri ugiye kuyaha umugisha, ariko hari na ruhamwa mukuru utarebesha aya maso y'umubiri, ariyo Mana. Niyo ikora ibyo byose nyine, igakorera muri wa mupadiri. Uko utarebesha nyine iyo Mana ikora ibyo ngibyo amaso y'umubiri, niko nyine iyo intention, icyo cyifuzo, uwo mugisha udashobora kuwubonesha nyine aya maso y'umubiri. C'est l'invisible, ibitagaragara nyine. Ibyo bitagaragara ariko bigakora ibikorwa byinshi bigaragara. Isengesho rero nk'umugisha naryo ni munyura hato, rirenze ndetse no ku mwuka, ni spirituel. Rero ntawe ushobora kuripfundikira, kurikingira. Rero mubyeyi, wapfundikira akajerekani wagapfundura, umugisha ntawe ugombera gufungura inzugi n'amadirishya, ubwabyo urijyana nyine. Ngubwo rero n'ububasha bw'isengesho mu butumwa. La puissance de la prière dans l'apostolat. None se mubyeyi, wakubwira ngo mfatira ibyishimo ubimpereze ku isahani, nonaha wabinzanira?
none se wagusanga ngo mpa amahoro ku rushyi wayampa? Umugisha wose washobora kuwupfundikira mu kajerekani? Kuba rero tutabona amahoro ngo tuyafate, ntitubone umushiha ngo tuwufateho, ibyishimo n'ibindi, ce sont des états d'âme. Uko roho imerewe ni nako ruhamwa nyine y'Imana ikora, nubwo tutayibonesha amaso y'umubiri ariko tuyibonesha amaso y'umutima. Ntigaragara ariko ibyo ikora biragaragara. Nuko rero umubyeyi, n'isengesho ryawe ushobora kurivuga uri nko mu Rwanda rikagera ku muntu uri muri Amerika, rikamugirira akamaro kandi rikamukiza. Uri mu Burayi, uri muri Aziya, utiriwe utega indege, ugasabira umurwayi utazi utaranabona ariko agakira, ugasabira uwapfuye utazi ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi bikaba ayo masengesho yose akagira akamaro. Kubera iki? Nta mupaka isengesho rigira. N'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi yabiririmbye ati, ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Amen. Impera z'isi, hose hose ku isi. Kubera iki? Rya sengesho nyine. Ni nabyo abakristo bamwe bajya bambaza kuri YouTube bati, ese padi wamugisha ujya uduha natwe ujya utugeraho ko tuba turi kure? Wamugisha ujya uduha kuri buri munsi? Ndi mu Rwanda, wenda undi ari nko muri Amerika. Yego rwose, wamugisha kuri buri munsi ukugeraho aho uri hose, ndetse nubwo utaba wumvise buri munsi hari ushobora kukugeraho kubera Imana nyine. Waba uri Burayi, waba uri muri Amerika, no hirya kure muri Afurika, no ku mpera z'isi hose urahagera kubera Imana. Gusa none wakwibaza, uwakira ute? Wakirira he? Burya mu buzima ushobora kuzitira abantu ukabishobora, ushobora gushyiraho imipaka bigakunda, n'indi minzani myinshi yo gupima, ariko ntiwazitira ubutumwa bw'Imana, ntiwazitira isengesho, ntiwazitira umugisha. Il faut toujours craindre l'invisible. Yamana itagaragara ariko ugakora ibigaragara byinshi bihambaye, kandi kuri iyi si abantu tukabaho neza. Dutangaye muri Evanjili ya none uburyo Yezu Imana nyakuri, mbere yo gutangira buri gikorwa, cyane cyane igikorwa gihambaye, Yezu akagitangiza iki? Isengesho. Ubwo bagize bati, Yezu ajya ku musozi gusenga, ijoro rikesha asenga Imana, bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo 12 abita intumwa. Amen. Harimo Simoni na Yuda duhimbaza none. Dutangara uburyo Yezu yagiye gukora igikorwa icyo ari cyo cyose, yitarura ikivunge, akajya ha wenyine, du général au concret, de la foule à la personne lui-même. Yezu agakukura mu kivunge akakubwira umwihariko, ndetse akakuvuga no mu izina. Guhamagarwa, guhabwa ubutumwa, la nomination. Burya Imana nanjye iranzi. Yezu yarigishaga abantu benshi bakamukurikira. Muri abo bamukurikiye atabamwe abigishwa 72. Noneho muri abo 72 niho yatoye intumwa 12. Yezu akanazihamagara mu mazina yazo, bitwibutsa ko abantu twese turi ku isi. Muri abo ndi mu bigishwa ba Yezu. Ubwo nanjye ngahita nibaza ngo niyo muri abo bigishwa ba Yezu hari icyo nkora mu kiliziya nk'ubutumwa, ng'intore kubw'isakamento ry'abatisimu nahawe, maze iki muri kiliziya? Ibaze nanjye nibaze. Kiliziya ya Yezu ni intumwa y'Imana, igaha buri wese izina ry'intumwa. Ngaya amazina y'abatisimu duhabwa nk'abatumwe nyine, aboherejwe n'Imana, aboherejwe na kiliziya, Église missionnaire. Rya jambo ry'ikilatini padiri avuga asoje misa ati, ite missa est, c'est l'envoi. Mujye mu butumwa. Mission missionnaire, kuri misiyoni. Izi ntumwa ebyiri Simoni na Yuda tuzihimbariza icyarimwe, kuko nyine bari kumwe ku rutonde rw'intumwa ngo twabitaza amatwi y'Evanjili, kandi batubwira ko bakorewe ubutumwa hamwe bwo guhindura abanyamahanga, abapagani. Ni intumwa rero zifite imbaraga n'ishyaka, vaillant et courageux. Simoni umunyeshyaka w'Ikana, aho Yezu yahinduye amazi divayi, rigasobanura obéissant et triste. Umuntu wumvira ko yakurikizaga amategeko y'Imana, n'umuntu ubabaye kuko yabaraga n'ababaye agafatikanya nabo, compatissant. Nuko akagira ishyaka mu gukiza roho. Naho Yuda cyangwa Tadeyo ni mwe na Rufeyi, yari umuvandimwe wa Yakobo muto, akamubyara wa Yezu. Ni izina risobanura confessant et glorieux, umuntu wemera agahamya ukwemera kwe bikamutera ibyishimo. Abantu turi ku isi tujya kwibaza impamvu ingoma zose zagiye zisenyuka, babami bakomeye bihangange, abami bakavaho ndetse n'ibyo bakoze bikibagiranwa bigahirima. Ingoma nyinshi zigahirima kandi bararwanishaga intwaro za kirimbuzi zikaze zikangata, kandi ariko hajya kure ugasanga ingoma ya Kristo urwanisha iki? Ijambo ry'Imana, isengesho ryandi twavuze haruguru, umugisha. Iyo ngoma yarakomeye kandi yarayishingiye ku ntumwa 12 gusa. None iyo ngoma ya Kristo niyo twese turata, niyo ikubeshejeho nanjye niyo imbeshejeho ngubu. Bwa bubasha bw'isengesho
ni nabyo Pawulo mutagatifu yatwibukije mu isomo rya mbere, gukomera kwishimira ko turi abakristo batowe. Ubwo Pawulo yagize ati, muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwe akaba ibuye riyishyigikira. Amen. Niko ko bavandimwe, akashinzwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Nawe umukristo muvandimwe, niba wizeye ko inzu yawe, imirimo yawe, ibikorwa byawe bishingiye kuri Kristo, byamutuze kuko ibimwubatseho byose bizamuka bisobekeranye neza, bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani. Amen. Baca umugani ngo ibitari mu Imana birumba ari imiteja. Umukristo rero ikintu cyose uzakora utabanje kwitabaza ubuvunyi bw'Imana, uzamenye ko kitazaramba, ntikizamara kabiri. Kiratumbagera kikagera hejuru, ibishashagirana byose byandi bitari zahabu, ariko cyagera hagati kigasenyuka. Ni nka cya gisambo cy'igikristo kijya kwiba kiti, Mana ubabarire ntibamfate. Nuko cyagezeyo nyine gisanga bene urugo barahari, asanga bari maso baramuzimanira bamugusha neza, nuko abura aho yahera yiba, cyari kimujyanye ntayaba kigikoze. Nuko guhera uwo munsi ahita afata umugambi ko atazongera kwiba, ngo agire nabi uwo mwituye neza. Nuko rero na mukristo nunagira ibyago ugashaka gukora amafuti, kwiba, kurarikira ingeso mbi, ujye ubanza utabaza Imana, uyibwira aho ugiye, ibyo ugiye gukora nubwo byaba ari bibi, kuko Imana ifite ububasha bwo kuguhindukiza ukazinukwa na bya bindi wari ugiyemo bibi. Ariko birababaje akenshi iyo tugiye mu mabwa n'amanjwe tubihisha Imana, ariko twakenera amafaranga cyangwa ibintu tukayibwira ngo idukize, tukayitakira. Isengesho rifite ububasha bwinshi, rigera hose kuri bose, abo uzi n'abo utazi, bigakora byinshi udakeka bikurenze, nk'uko za ntumwa nazo zikora byinshi zigakwira isi yose. Reka dusoreze ku bibazo umuntu usenga akunda guhura nabyo mu isengesho, harimo nyine no kurwana na kamere ishaka kumugusha ikamwandavuza, cyane cyane iyo turi mu butumwa. Ngo umunsi umwe umupadiri wakundaga gusenga cyane, nkakwibaza uti ngo se hari n'abatabikunda, ariko uwo mupadiri uko yasengaga akabona ko ahura n'ibishuko byinshi, abamutegaga imitego, ndetse bamwe bashaka ko yagusha n'amazuru, bakarushaho kwiyongera kandi badahwema gusenga. Rimwe na rimwe agacika intege yibaza uburyo afata umugambi ngo noneho hagiye guhashya shitani imutegera ku burakari n'umujinya wa hato na hato. Iyo uburakari bwamufataga, uwo yageragaho wese yahitaga akubita anobagura, kabone nubwo atari wo murakaje. Ariko padiri yagera mu isengesho akabara cyane, uburyo yongeye gutinyuka kurakara kandi yarere bicitseho, nuko aza gufata umusaraba munini kandi ubengerana uriho Yezu, maze awumanika muri office ye, muri biro ye, ngo nihagira uzongera kumurakaza byibuze azatinye Yezu uri ku musaraba ntamuhondagure, ahubwo Yezu ahora amuha kwihangana. Nuko umunsi umwe haza kuza umukristo wari umuzaniye ikibazo ariko cyo kumwihisha. Padiri ahita arakara ko yabonaga ari kumubeshya, agiye kubanga urushyi ngo rumutere, yibuka ko wa musaraba uri kumureba. Fora noneho icyo yakoze, yabanje kumanura arawutwikira hafi aho ngaho, ngo aze kuwusubizaho nyuma amaze kumunobagura, ngo kugira ngo Yezu ntabone ibyo agiye gukora. Nuko agiye kubangura ikiganza ngo ahoke urushyi, arebye abona handi yamanuye wa musaraba hiyanditse inyugute ati, padiri padiri padiri, ibiganza byawe byarasizwe, o pere tes mains sont bénies. Nuko n'ubundi burakari burakomeza buramusya nubwo yaratambamiwe. Nuko ahita yindura umuvuno, aravuga ati, nuko noneho reka ndeke iby'ibiganza nkoresha umugeri wo ngo ntiwasizwe buriya. Nuko agiye kubangura umugeri wari uremereye cyane, hahandi wa musaraba warumanitse hahise yiyandikamo ngo, o pere c'est tout ton corps qui est béni. Padiri padiri padiri, n'umubiri wawe wose usizwe uko uri kose. O prêtre, tous les membres de ton corps sont bénis. Wa mupadiri atangiye kugira ubwoba bwa musaraba yamanuye, yikozeho nyine. N'ukuntu hari ingingo zimwe na zimwe yajyaga akoresha nabi, ngo atari intoki zo zasizwe, ngo nta kibazo kandi byaba. Guhera ugasubizaho umusaraba kugira ngo ujye umutangira kuri bwa burakari, bityo agiye yumva ko nta kibi yakora, ko buri gihe Yezu aba amuruzi. Yezu amureba umubiri wose, ingingo zose, Yezu amureba aho ari hose, Yezu abona hose, Yezu ntawe umuhisha, Yezu agera hose. Niyo mpamvu tugomba gukaza urugamba nyine rwa buri munsi, kurwana n'ingeso buri munsi. Ngubwo ububasha bw'isengesho, Yezu ugera ku mpera z'isi akoresheje intumwa ze, agakoresha ibimenyetso byinshi, agakoresha amagambo, agakoresha umusaraba, agakoresha isengesho mu butumwa. Padiri padiri padiri, warasizwe ibiganza byombi. Erega ibiganza ni wowe wese. Mukristo muri batisimu warasizwe, uri intumwa, uri intore. Rero ujye umenya ko umunwa utari ukwawo, amaso atari ukwayo, amaguru atari ukwayo, ibiganza bitari ukwabyo, umutwe utari ukwawo ngo n'umutima uba ukwawo. Uri umubiri umwe muri cya kibanza cy'intumwa nyine.
rero nujya mu butumwa ntukagire na rumwe mu rugingo rwawe rusigara inyuma ngo rusigare rukora amabi ngo urundi ngo nta kibazo ruri gukora neza. Uko Yezu mbere y'igikorwa yabanzaga gusenga by'umwihariko atora intumwa ze akabona gutora ndetse no gutuma, nawe guhera umunsi mu Kristo umuvandimwe ntuzongere kwishora, ntuzongere kwiroha. Buri kantu kose ukoze jya ukabwira Yezu, nubwo wabyita amafuti ariko bimubwire, ariko byaba byiza ukabimubwira mbere yo kubikora, mbere y'umurimo wibwire Yezu, mbere yo kurya, mbere yo kuryama, mbere yo kubyuka, byose banzirizwe n'isengesho. N'ingeso mbi yose yakunaniye cyane cyane y'uburakari n'izindi zikoze isoni, ntuzigere umanura Yezu ku musaraba utazikoraho, ahubwo umenye ko muri kumwe aho uri hose mu butumwa buri munsi. Nuko rero nawe uhorana Imana buri munsi mu butumwa. Intumwa Simoni na Yuda batagatifu, mudusabire. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi